ngiye kudekarara ikintu kandi kiraba, kandi sinkivuga nka ndishingikiriza Imana. Byari bikwiye ku mukozi w'Imana nka manager, ibyo urabivuga hiki? Iki kibazo wakibaza abantu batatu. Manager ngiye kubwira abantu na batatu bakibaza. Manager wa Mutesi niwe ahubwo urarengereye wa mwana we. Oya ntago ndengeye. Buretse icya mbere dufite minisiteri ishinzwe imiryango. Yego. Iyo habayemo ibibazo mu miryango, minisiteri ishobora kwitambika kuko biri mu nshingano zayo, ikajya gushaka igisubizo. Dufite n'inkiko zishinzwe gutanga divorce cyangwa gatanya ku miryango yananiwe kubana, babona ko byanze, aho kugira ngo aba bantu bicane, reka batandukane, n'ibyo byiza. Icya gatatu, ndishingikiriza Imana. Ahita amubwira ngo ubu tuvugana hatarenzeho n'isegonda, genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguhereze icyo wayisabye. Ntabwo nshaka detaye, niba koko atari inzoga, sinshaka detaye. Niba atari ubusinzi akaba ari agahinda nako gashinyaguro, ikigaragara ufite ubigukorera. Urwego ugezeho ukwiriye kurenganurwa. Butabera bw'Imana buravuze ngo genda amahoro. Igendera amahoro. Waje ntayo ufite, ariko genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguhereza icyo wayisabye. Genda amahoro. Genda Imana. Reka nkubwire, mpagaze hano nk'umukozi w'Imana, mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana yampamagaye, iyera yaremye isi n'ijuru. Ndagira ngo nsengane n'uyu muntu. Ndagira ngo mu kanya turi busenge, mbere yo kongera kutwohereza umwuka wera, yaravuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Yarabizi ko amazu tuzayiyubakira, yarabizi ko amashuri tuziga, yarazi neza ko, yarazi ibintu byinshi tuzabasha kubona nk'abantu, ariko akaba yarazi icyo tutabasha kwiha, tutagura amafaranga, tutahabwa n'imiryango ikomeye, tutahabwa n'amashuri, icyo bita amahoro. Ibiryo byiza bidafite amahoro ntacyo bitanze. Inzu nziza idafite amahoro nta kivuze. Urubyaro rutarimo amahoro, urugo rudafite amahoro, business itarimo amahoro, ibintu bidafite amahoro, kandi amahoro nayo mu mutima indani, nayo muri Kristo. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Umurage w'amahoro ni umurage w'abana b'Imana. Uhereye aka kanya, ikintu cyose kikubujije amahoro, ikintu cyose cyakubuzaga amahoro, nanjye ndakibuza amahoro mu izina rya Yesu. Nyirukanye ku buzima bwawe, ndagitangariza ko gitsinzwe, ndacyambura ububasha, ndatura amahoro mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Amahoro, ijambo rirambwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni Uwiteka avuga. Ndatura amahoro ariko atari ayo mu byaha, ndatura amahoro yo muri Kristo. Kandi niba ibyaha urimo ari byo bikubujije amahoro, ukaba uyabujijwe n'ubusambanyi n'ubusinzi, ukaba uyabujijwe no kuraguza, ukaba uyabujijwe n'ubujura, ukaba uyabujijwe n'ibyo bintu byose ubamo by'ubutekamitwe, byo kurya ari uko wateze abantu ukabica ukabiba, ukaba wumva ushaka amahoro, ukaba ufite amadolari atagira amahoro, ufite amayero atagira amahoro, amasefa n'amapawundi bitagira amahoro, ukaba ukomeye udafite amahoro. Reka aka kanya wakira inkuru nziza y'amahoro, inkuru nziza ya Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Umufite agira amahoro we. Kuko warize uri mu butayu ntakumva, manuwe no kukumara intimba. Nzaguha umugisha, nguhe n'imibereho, nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye.
naguhaye umugisha nguha n'imibereho nakweretse ko ngukunda kuko nawe wankoreye niki gitumye urira kikagutera kwiheba niki kikwibagije ko ndi urutare rutanyeganyezwa amarira ntareke gutemba ukomeza ibyizerwa cyane namye ngufitiye urukundo n'umwana wanjye arabyemeza umwanzi naza ujya usoma ijambo ujya uririmba indirimbo zo mashimwe ntacyaza gutwara ngukunda satani yaratsinzwe koko umwanzi naza ujya usoma ijambo ujya uririmba indirimbo z'amashimwe ntacyaza gutwara ngukunda satani yaratsinzwe koko nzaguha umugisha nguhe n'imibereho nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye nzagucira inzira aho bidashoboka nzakurinda uzajya hose no mu rupfu mbane nawe oya wiseta ibirenge ngushidikanye ku mana yawe urukundo rwose wankunze nzagukubira inshuro ibihumbi mu bwana bwawe mbane nawe mu busaza bwawe mbane nawe nzakurinda uzajya hose no mu rupfu mbane nawe mu bwana bwawe mbane nawe mu bukecuru bwawe mbane nawe nzakurinda uzajya hose no mu rupfu mbane nawe nzaguha umugisha nguhe n'imibereho nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye nzagucira inzira aho bidashoboka nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Pasteur Mutesi, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi bagira neza, abakunzi b'ibiganiro bihakorerwa, abafatanyabikorwa dufatanya kugera kuri babandi mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu buryo bugaragara, kandi ndacyakomeje kubashimira. Amahoro y'Imana bane natwe twese. Yambi aho uherereye hose ndaguhobeye, ndakugumbiriye, ndakuyambiriye, nari mbakumbuye, abandi dukumburanye, kandi ndamahoro ndashima Imana n'ukuri. Ndagira ngo rero twumve ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya hari inkuru nziza ngufitiye wowe uneze amatwi. Ntabwo nzi umukobwa uneze amatwi, ntabwo nzi umusore uneze amatwi, sinzi umugore cyangwa umugabo, umusaza n'umukecuru n'umwana muto,
ariko nzi neza ko hari uwo Imana igiye kuvugana nawe, nzi neza ko hari umutima Imana igiye kuvugana nawo. Ntabwo nzi aho uherereye, sinzi ibyo urimo, sinzi ibyo uri gucamo, nta nubwo nzi uko urwaye ngo menye umuti wakuvura, sinzi uko urira ngo menye ibyaguhoza, ariko data wa twese, Imana ireba ibyo ntareba ikagera aho ntagera, ibyo byose bifitiye ububasha kandi bifitiye ubushobozi, niyo igiye kuvugana nawe binyuze mu ijambo ryayo. Reka tubanze dushime Imana, dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, umubyeyi wacu w'ibihe byose, ntago nzahwema kuvuga ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze muri twe, kandi muri byose tunyuramo, yaba ibyiza cyangwa ibibi, tuba dufite amakuru yizewe ko bisoza harimo ishimwe ryawe. Haleluya. Ndagushimiye muri uyu mwanya uduhaye uburyo bwo kugira ngo dutege amatwi icyo uganira n'imitima yacu. Ciye bugufi cyane kugira ngo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru uko ahari. Reka Mwami Imana ishobora byose, ibyo ijambo ryawe rikuraho bikurweho, kandi ibyo ijambo ryawe ryubaka byubakwe, ibyo rirangiza birangire mu buzima bw'urikurikiye, ibyo ryubaka byubakwe, ibyo risenya bisenyuke, kandi ibyo ryongera gushyiraho bishyirweho, iby'iri jambo risohora mu buzima bw'uyu muntu bisohoke, kandi iby'ijambo ry'Imana rigiye kwinjiza mu buzima bwe byinjire. Dutesheje agaciro gukora kose k'umwanzi Satani ashaka gutuma abantu badakurikira ijambo ryawe. Nzi neza ko hari message ufitiye uyu mukobwa n'uyu musore n'uyu mugore n'uyu mugabo n'uyu musaza n'umukecuru n'umwana muto nkurikiye wese, hari message, hari icyo ugiye kuganira nawe. Nyemerera umutima w'uguhugukire kandi umenye icyo ugiye kumubwira muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu, reka imbabazi zawe zikomeze kubana natwe muri uyu mwanya. Abakurikiragira neza bose bakunda ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Reka nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bagira neza, abakunzi ba Pasteur Mutesi, abakunzi b'ibiganiro bikorerwa kuri Gira Neza n'abafatanyabikorwa. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Rero nifuje kongera kubabwira yuko nkora ibikorwa by'ubucuruzi bujyanye no gutekera abageni, kubambika ndetse no kubakora decoration, ndetse dufite na team ishinzwe service. Turagufasha mu bukwe bwawe, tugira ubujyanama ku bijyanye n'umushinga w'ubukwe, ushaka kongera amafaranga cyangwa kuyagabanya tukaba twakugira inama. Nkomeje gushimira abakiriya bakomeje kumpa akazi. Imana ibaha umugisha, ndetse rwose binkora ku mutima, aho mba ndi hose mba mbasabira umugisha cyane. Hanyuma hirya yo guteka no kwambika abageni, murabizi ko dufite imyenda myiza cyane y'amabaze muri Hawa Shop. Uwaba yifuza kwambika umudamu we, mama we, umuvandimwe we, inshuti ye, cyangwa nawe ubwe yifuza kwiyambika, ni karibu iwacu. Dufite amabaze meza y'ubwoko bwose, dufite inkweto nziza n'amasakoshi, ibyo bintu byose birimo. So rero ni karibu cyane, muze tubambike, muze muberwe, kandi muze mukore ubukwe bwiza burimo amafunguro meza, imyenda myiza, aho mwawukore hateguye neza, n'abari kubafasha nabo babikora neza. Nimero yanjye nk'ubusanzwe ni 0788318688. Nuyihamagara ugasanga itariho, uzanyandikire kuri WhatsApp. So ndabakunda cyane, mukomeze kunteza imbere. Iyo unteje imbere, hari umuntu umwe wo muri Gira Neza uhaye ifunguro nubwo ryaba irya saa sita, babandi byibuze uba uri muhaye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, icyubahiro cy'Imana gikomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane. Uwaba yifuza kwambika umudamu we, mama we, umuvandimwe we, inshuti ye, cyangwa nawe ubwe yifuza kwiyambika, ni karibu iwacu. Dufite amabaze meza y'ubwoko bwose, dufite inkweto nziza n'amasakoshi,
ibyo bintu byose birimo. So rero ni karibu cyane, muze tubambike, muze muberwe, kandi muze mukore ubukwe bwiza burimo amafunguro meza. Ibintu tubikora neza, abageni tubatekera neza, ngira ngo murabizi kandi n'ubu muri kubireba. Ibiryo byacu biba bitunganyije neza, bifite isuku, abakozi babyigiye, apana ukora ibyo atazi. Nkomeje gushimira abakiriya bakomeje kumpa akazi, Imana ibaha umugisha, ndetse rwose binkora ku mutima. Aho mba ndi hose mba mbasabira umugisha cyane. Hanyuma hirya yo guteka no kwambika abageni, murabizi ko dufite imyenda myiza cyane y'amabaze muri Hawa Shop. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ko Imana igiye kugusetsa ibigusebya bigihari. Imana igiye kukurwanirira ibikurwanya bigihari. Imana igiye kuguha kubaho ibikwica bigihari. Ntabwo ari ngombwa ko hari abapfa, hari abimuka, cyangwa ngo nawe wimuke. Ntabwo ari Imana igiye kubikora ibyo byose bigihari. Imana igiye kukugira umunyembaraga, ibikunaniza, ibiguca intege bigihari. Imana igiye kuguha kubyara, ubugumba bugihari, nta hantu buzajya, buzaba buhari, ariko Imana igiye kuguha kubyara. Imana igiye kuguha ibyishimo, ibikubabaza bigihari. Hari amasengesho Imana idashaka ko wongera gusenga. Oya. Kuko ndagira ngo mbabwire ko nababwiye ko bimwe mu bintu biba mu buzima bwacu ni ibirungo by'ubuhamya bwacu, ni ibirungo by'ubuzima bwacu. Kandi ndagira ngo mbibutse ko buri kintu cyose wacamo, buri kigeragezo cyose wacamo, buri byago byose wagira, buri kintu cyose kiri ku buzima bwawe utagizemo uruhare, utazi uko cyaguteye, utazi uko cyaje, ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana igifitemo inyungu. Nta kintu na kimwe cy'ubusa kijya kiba ku mwana w'Imana Imana itagifitemo inyungu. Buri kintu cyose kikuriho, buri rugendo rwose uri gucamo rutakuryoheye, buri nzira yose uri gucamo itaryoshye ku buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire ko Imana ariyo izavamo ubuhamya bwongera gusobanura ubushobozi bw'Imana, urukundo rw'Imana, ubwiza bw'Imana, imbabazi z'Imana, ineza y'Imana mu buzima bwawe. So nta kintu na kimwe gishobora kuba ku muntu w'Imana, ku mwana w'Imana, isi ishobora kubona nk'aho ari kibi, cyangwa nawe ushobora kubona nk'aho ari kibi, Imana itazakibyaza umusaruro. Haleluya. Imana igiye kuguha guseka ibigusebya bigihari. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli, kadusome. Haranditse ngo kuvuka kwa Samweli. Hariho umugabo w'Iramatayamimu Sofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye, akajya i Shilo gusenga no gutambirayo Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda.
kandi Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Aha, uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana akamubaza ati, urarizwa n'iki Hana? Ni iki kikubuza kurya? Kandi ni iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana arahaguruka aho bari i Shilo. Kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe, ukanyibuka ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Mwibuke ko yari atarasama, ariko mu maso ntihongeye kugaragaza umubabaro ukundi mbere y'uko asama. 19 handitse ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Igihe gisoboye Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati, kuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka, bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhiguza umuhigo. Ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati, sinzajyayo umwana atarakura, ariko namara gukura nzamujyana kumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose. Tugere kuri 26. Haranditse ngo uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwanjye, ni njye wa mugore wari uhagaze ni njye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe, bwa bundi nsaba Uwiteka uyu mwana. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Niki gitumye urira
kikagutera kwiheba? Niki kikwibagije ko n'urutare rutanyeganyega? Amarira nareke gutemba, ukomeza ibyizerwa cyane. Namye ngufitiye urukundo, n'umwana wanjye arabyemeza. Umwanzi naza, ujya usoma ijambo, ujya uririmba indirimbo z'amashimwe. Ntacyaza gutwara ngukunda, Satani yaratsinzwe koko. Naguhaye umugisha, nguha n'imibereho. Nakweretse ko ngukunda, kuko nawe wankoreye. Naguciriye inzira aho bidashoboka. Nakweretse ko ngukunda, kuko nawe wankoreye. Haleluya. Ijambo ry'Imana riraryoha, ariko ku muntu uryizera no ku muntu uryemera, ijambo ry'Imana rigira ububasha kandi rikagira n'ubushobozi. Mbizi neza ko iri jambo ridashobora na rimwe kurangira uri kuryumva ridakoze icyo Imana yaritumye mu buzima bwawe. Dusomye inkuru y'umugabo hano n'abagore babiri. Umugabo witwaga Elukana. Elukana yari afite abagore babiri, atari uko ari umunyerari, atari uko yakundaga abagore cyane. Yashatse umugore wa mbere ari we Hana, aramushaka. Hana ntiyabyara. Hana atabyaye, buriya mu muco wabo iyo washakaga umugore ntabyare, wageragezaga gushaka uwabyara, ariko na wa wundi ntimutandukane. Kuba rero Elukana, manze nisegure gatoya abantu bafata Elukana nabi, ko wenda ashobora kuba yarashatse umugore akamushakiraho undi, nta kosa yarakoze, nta n'icyaha cyari kirimo, kuko umuco wabo niko wabitegekaga, warabimwemereraga. Iyo umugore atabyaraga washakaga ubyara. Kandi niyo dusomye ijambo ry'Imana, nta hantu handitse ko Elukana yakundaga Penina cyane, handitse ko yakundaga Hana cyane. So ako kantu tugakureyo. Ni inkuru rero twumvise ziri hano mu byanditswe mu gitabo cya mbere cya Samweli, havuga kuvuka kwa Samweli uko byagenze. Samweli turamuzi, ariko sicyo naje kwigisha. Bibiliya itubwira umudamu witwaga Hana wagiye gushaka nk'uko abandi bose bajya gushaka. Ngira ngo Hana yariteguye nk'uko n'abandi bose bitegura. Arangije, niba barakoze ubukwe, mu gihe cyabo ubukwe bwabo ubwo bwari buhari, baramuherekeza neza, aragenda agera mu rugo rwe. Hana yajyaga mu mihango y'abagore nk'uko umuntu wese ubyara ufite ibimenyetso byo kubyara ayijyamo. Ariko nubwo ibyo byose ibimenyetso byo kubyara yari abifite, twasanze ngo hari akantu k'akagufuri kari kunda ibyara, kari karashyizweho n'Uwiteka, ariko agashyiraho n'ubundi azagakuraho, ashaka kuzakihesherezaho icyubahiro, no kugira ngo uyu munsi nge nawe tube turi kukavugaho imitima yacu ikomere. Mbibutse ko iyi nkuru ya Hana, iyo itarimo aka kagufuri, ntibemo na Penina, ntiryoha. Ntabwo iryoha, ntabwo ikomeza abayumvishe, nta n'ikigisho cyaba kirimo. Niyo mpamvu mu buzima bwawe ako kagufuri cyangwa Penina gashobora kuba gahari mu bundi buryo, gashobora kuba gahari mu buryo bumwe mu yindi nyito, ariko ndagutangariza ko ariko kantu kazatuma inkuru y'ubuzima bwawe, igitabo cy'ubuzima bwawe,
paje zigize igitabo cy'ubuzima bwawe ziryoha, nibwo ubuzima bwawe uzabuganiriza abatoya, abazabyiruka, abazazamuka. Uzaganiriza abagabo bagenzi bawe, uzaganiriza abagore bagenzi bawe, uzaganiriza abakecuru n'abasaza, uzaganiriza abandi bana, uzaganiriza abakobwa n'abasore. Uzababwira ahantu wanyuranye n'Uwiteka, uzababwira imikorere y'Imana. Nibwo ubuzima bwawe buzahinduka imfashanyigisho, nibwo buzahinduka ubuhamya, nibwo buzatuma ishimwe ryuzura mu mitima y'abantu kubw'icyo kintu runaka kirimo kizenguruka. Ntabwo nitaye ku ntambara ziri mu kazi uri gukora, ntabwo nitaye ku burwayi buri mu buzima bwawe, ntabwo nitaye ku gihombo, sinitaye kuba bagiye guteza cyamunara, oya, kuba wabuze urubyaro, kuba ubwo bupfubyi, ubwo bupfakazi, oya. Icyo nitaye ku Imana izabikoresha, nitaye ku Imana izabimaza, nitaye ku Imana izakugira cyo, ku buryo bizakubakira izina, uburyo Imana izabihagararaho. Abantu bose bakavuga ngo menye neza ku Uwiteka akiza uwo yasize. Abandi bakavuga ko Imana ari umubyeyi, abandi bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, biturutse kuri wowe, biturutse ku byakubayeho, ku byabaye mu buto bwawe, ku byabaye mu bukecuru, ku byabaye mu busaza, ku byabaye ukiri inkumi, ku byabaye uri umudamu. Biturutse kuri iyo ndwara abantu bakwemera ko Imana iriho, biturutse kuri icyo kintu abantu bakwemera ko Imana ikiza ibyaha, biturutse ku gakiza wakiriye abantu bakwemera ko Imana igira imbabazi, ari umubyeyi. N'abandi bakizwa, n'abandi bakira. Haleluya, haleluya. Yari afite ako kagufuri, aritegura, baramuririmbira, ariko hariho akagufuri. Murabizi ukuntu umuntu agenda yashatse n'izina ry'umwana azabyara bwa mbere, umwana w'imfura, hatunzakikira, mbese bakikira gute, bonsa gute, bagenda gute iyo batwite. Kumbi hariho akagufuri. Ariko ndashima Imana ko ari akagufuri kari karashyizweho n'Uwiteka, atari akagufuri kari karashyizweho na Satani. Ndagira ngo mbabwire ko turi abana b'Imana, nta bubasha n'ubushobozi Satani adufiteho. Nimukanamulirimbe cyane, nimukanamuvuge. Ikintu cyose cyakubaho ni kimwe mu by'Imana ihagararaho, ikongera gutuma izina ryayo rihabwa icyubahiro cyangwa abantu bongera kuyubaha. Aragenda agerayo, arubaka, ariko hariho akagufuri k'Uwiteka. Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, akavuga ati se ntabwo natwise. Ukwezi kwa gatatu, umwaka iki, umugore abura urubyaro. Mbibutse ko ikintu Hana yarabuze ntabwo ari ikintu kigurwa amafaranga, my friend. Ntabwo ari ikintu gisaba ngo ufite ubwiza useka neza, hoya. Ntabwo ari ikintu kivuga ngo amashuri yari kuyiga ariko akabyara. Yarabuze ikintu gitangwa n'Imana yonyine. Yarabuze ikintu gitangwa n'Imana yonyine. Umuntu urubyaro rutangwa n'Imana yonyine. Nubwo wajya gukoresha IVF, nubwo wakoresha iki, urubyaro rutangwa n'Imana yonyine. Iyo Imana itaruguhaye na IVF ntikunda. Yarabuze ikintu gitangwa n'Imana yonyine. Umuntu ajya kuza ku isi, Imana yabikoze muri gahunda. Imana ivuga ngo azakora iki. Wa muntu yatabayeho, burya naho yagombaga kugarukira. Ndagira ngo mbabwire ko ngo indango bayikuyemo ntago bikunda. Ndizabaho ntivamo, wagenewe kubaho ntavamo. Uw'Imana ifiteho umugambi, yageneye ngo azaza ku isi akora ibi n'ibi, ntago wamukuramo, ntago byakunda, ntago byakwemera. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko mu muco wabo iyo washakaga umugore utabyara
byasabaga uko ujya gushaka undi. Elukana aritegura mu mutima uburyo agiye gushaka undi mugore asize Hana yakundaga cyane. Bibiliya ntibivuga byose, barabiganiriye. Kurikira agahinda ka Hana, amenye neza ko atabyara, amenye neza ko bagiye kumushakiraho undi mugore. Bikurikire ntacyo ari bubikoreho na gitoya. Ibyo byose Hana arabimenya, arangije arabyakira. Imwe mu mpano ikomeye Imana iha umuntu wayo mu gihe kibi, iya mbere ni ukwakira ibimubayeho kandi akabyakirira mu Mana, akabyima uburemere n'ubushobozi, kuko azi ko imurimo ibasha kubirangiza. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Iyo ni impano ikomeye Imana igihereza umuntu wayo mu gihe atunguwe, aguwe gitumo n'ibyago cyangwa n'ibigeragezo. Harimo kwakira ibimubayeho kandi akabyakirira mu Mana, agahita byambura ububasha n'ubushobozi kuri we, yarangiza akabishyira mu Mana, akikomereza urugendo rwe mu mahoro. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Elukana aragenda arashaka, azana undi mugore nyine Penina, aramuzana. Penina nta kosa yari afite, ahantu yagize ahantu akakosa ni hamwe, kandi nabwo nge numva karyoshye, kandi ntabwo ushobora kumva uburyohe bwa kariya kantu Penina yari ari gukora kuri Hana Samweli ataravuga. Aramushaka, amushatse Penina sukuza, akubise hasi abahungu n'abakobwa, we arababyaye abashyize aho ngaho. Hana areba, bibutse ko Hana Imana yari yaramuzibye indi byara. Reka mbabwize ukuri, ntuzigere urwana n'ibintu Imana irimo. Ibintu Imana irimo ku buzima bwawe uzi neza ko ibihagazemo, ntuzigere ushaka kurwana nabyo kuko wabigwamo. Ndacyari ku ijambo rivuga ngo Imana igusekeje, ibigusetsa, ibikuriza n'ibigusebya bigihari, ntaho byagiye. Bibiliya irambwira ngo aba bantu bajyaga bagira igihe, buri mwaka bajyaga gutamba igitambo cy'amashimwe, ngo no kongera kugirana ubusabane hagati yabo n'Imana uko umwaka utashye. Hakabaho igihe cyo kujya gutamba ibi bitambo, Elukana ngo akenda imigabane agahereza Penina n'abahungu be n'abakobwa be, akabakorera. Yagera kuri Hana ngo akamuha umugabane umwe, akongera akamuha n'uwa kabiri, ngo kuko yamukundaga cyane. Yaramukundaga, reka nkubwire ngo yaramukundaga cyane, akamuha imigabane ibiri. Yarangiza ngo akababwira ngo nimuze tugende bagore banjye, bagore beza, tugishiro tujye gutambira Uwiteka. Wampaye Hana umugore mwiza nkunda, akampa Penina umugore wambyariye abahungu n'abakobwa, akaba kitubesheje, wadukoreye ibi n'ibi, bagore banjye muze tugende. Elukana iyo turebye neza ntabwo azi amakuru y'ibintu byabaga hagati y'aba bagore bombi, kandi ndabishimira nde Hana. Ntabwo azi ibintu byabaga, kuko iyo ababizi niyo ari kujya abaza Hana ngo ni iki kigutera kurira kikakubuza kurya. Elukana we ari mu munezero, pokea sifa Bwana, pokea sifa. Arimo aratendereza, ari gutanga amashimwe, azi ko ayo mashimwe na Hana yafite. Kumbi Hana mu mashimwe we harimo amarira. Bibiliya irambwira ngo mukeba we yajyaga amubabaza atyo. Mukeba we yajyaga amubabaza atyo. Mukeba wa Hana nuriya Penina wari warabyaye. Yarazaga akamureba akamwitegereza. Akamubwira ati, "Subundi ubwo uri umugore nyabaki? Ubwo rero nawe ngo uri umugore waje kuzuza
tuwarete z'aha ngaha njyewe ndahetse mpetse umuhungu, mpetse umukobwa, dore uwa mbere, dore uwa kabiri. Nkawe si ubwo tugiye inyuma ugiye gushima iki? Ngiye gushima ko yampaye Mutesi, ikampa Mariya, ikampa Eme, ikampa Prudensienne, ikampa Daringi, ikampa Darlene, ikampa Blessing, ikampa Hambo, ikampa Ngabo, ikampa Rugwe, ikampa Rugaba, ikampa Rutwaza, ikampa Muhorakeye, ngiye kwitambira ishimwe ko nageze muri uyu muryango Simba Ingumba. We wawugezemo urawuca aho kugira ariko Mana we Nyagasani Mana uzandinde ku isi kugira umuntu nabera penini. Ibyo bihe bibaho, Hana arabyakira, ariko ngo abyakirana umubabaro n'agahinda n'agashinyaguro gakabije. Baragenda ngo bagera i Shilo bagiye gutamba ibitambo. Ngo bagezeyo, Hana afite umubabaro, afite agahinda, kandi ntabwo akabwira Elukana. Ndaza kubabwira icyo bisobanuye. Harimo arareba ibyo akorerwa, Elukana atazi, amagambo abwirwa, uburyo bamukubita ibisongo, uburyo ibintu Penina amukorera arimo arabyumva. Baragiye gutamba ibitambo, ijambo ry'Imana rirambwira ngo bakiri aho ngaho, Hana agaragaza umubabaro, agaragaza agahinda, ananirwa kurya, agiye gutamira ibiryo ngo arye, umubabaro ukaza utirega ndi hano ku munwa. Ubugumba buramuganiriza buti se nkaho urarya ko hari kurya wabyaye, wowe urarya ngo bigende gute? Elukana ngo aramwitegereza, abona Hana afite umubabaro, afite agahinda, amubwira ngo ijambo twasomye, aramubwiye ngo niki kikurakaje, niki kikubabaje kigatuma wanga kurya? Nari nagucyurira kuri Ingumba, nari nakubwira ko utabyara, nari nagutuka, nari nagutoteza. Hana, ntabwo nkurutira abahungu 10 urukundo ngukunda, ibyo ngukorera, uburyo nkwereka urukundo, uburyo ngukunda cyane, ntabwo biruta ko naba nkubyariye abahungu 10. Hari ikintu nakwimye, hari ijambo ribi nakubwiye, hari inyuro nagucyuriye. Hana, niki kikubuza kurya? Wakisobanura, wakimbwira? Hana araceceka, ntabwo yigeze amubwira ngo mukeba wanjye waranuka, haranshinyagurira. Yarazi neza ko ikibazo afite Elukana atagifiteho ubushobozi. Elukana ibyo yarashoboye gukora yarabikoze. Reka mbabwire, reka dufate uyu mwanya mbere yuko nkomeza dushimire Elukana. Ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Shimire Elukana wawe, ibyo yagombaga gukora yarabikoze, ibyo yagombaga kuguha yarabiguhaye, aho yagombaga kukugeza yarakugejeje. Elukana Imana imuha umugisha, nta n'urubanza afite ku mutima, nta n'icyaha yakoze, n'umucura bimwemerera. Ntiyashatse Penina ngo narangiza ababaze Hana, yagombaga no kumubaza ibyo bibazo. Ariko urwego byari bigezeho, byari bigeze ku rwego atari ikibazo cya Elukana. Elukana ajya ku ruhande, ntacyo ngushinja nta n'icyo nkubaza. Urwego bigezeho, ngiye kugana ubutabera bw'Imana, ngannye ubutabera, ubu ngubu ngannye ubutabera bw'Imana. Elukana byihorere, nzi neza ko ikibazo mfite abaye atari Imana yonyine ikoze imirimo n'ibitangaza. Elukana we ntacyo byatanga, nyihorera. Ntabwo navuze kunyanga, kuba ndira suku utankunda, kuba ndira suku utanyeretse urukundo, suku utanandutira abo ngabo uvuga. Ariko icyabikemura si urukundo mpa, icyabikemura ni igitangaza Imana yakora, igakura kakagufuri ku nda yanjye,
byonyine nkashira agahinda n'umubabaro nterwa na mukeba wanjye ari we Penina bw'Imana. Ariko Mana, ndashimira ubutabera bw'Imana, ndashimira ubutabera bw'Imana. Ubutabera, kugana ubutabera ni igihe uba uri kubuzwa amahoro n'amahwemo, ni igihe ubuzwa ibintu wemereye, ukabuzwa amahoro, ukabuzwa amahwemo, kandi wemerewe kuba mu mahoro, wemerewe kuryama ugasinzira, kandi ubikubuza ubwo butabera bumufiteho ububasha ndetse bumufiteho n'ubushobozi. Hano rero yakoze iki? Yagannye ubutabera bw'Imana, afata umwanzuro, aravuga tumva Imana yonyine niyo yakemura iki kibazo mfite, ntabwo ari Elukana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bakiri aho ngaho, ngo nuko bamaze kurya no kunywa, Hana arahaguruka aho bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Arahaguruka bahita agenda yinjira mu rusengero, yinjiramo ngo arira cyane cyane. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mwibutse ko ridakabya. Niba ikintu ari cyane, buriya cyari cyane. Yari arimo kuvuza induru, arira ngo yabanje kurira cyane. Bwa kabiri atangira kuvuga iminwa inyeganyega. Hana ngo aragenda ararira cyane, aririra uwo agomba kuririra. Please, aririra uwo agomba kuririra. Ajya imbere y'uwo agomba kujya imbere, bwa butabera bw'Imana. Ajya aho agomba kujya, abivugira aho agomba kubivugira. Ararambye imbere y'Imana, rutabura uko abigenza. Imana idasaba amaboko sha, Imana idasaba amaboko, Imana idasaba inkunga, Imana itifashisha amaboko y'abakomeye, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ifite ijambo rya nyuma ku kibazo Hana yari afite. Imana yari ifite akadomo ka nyuma ku kigeragezo n'ikibazo yari afite cy'ubugumba. Ayijya imbere ngo ararira cyane. Imbere ya Elukana ntiyarize cyane, ntiyavuze n'amagambo menshi, oya, ahubwo imbere y'Imana nigeze kuvuga ngo icyampamarira uririra imbere y'abantu akaba makeya, ayurira imbere y'Imana akaba menshi. Imana itaguhojeje nta waguhoza, Imana itakuramiye nta wakuramira, Imana itaguhaye nta waguha, Imana itakumvishe nta wakumva, Imana itabikemuye nta wabikemura, Imana itabirangije nta wabirangiza, Imana itabikuyeho nta wabikuraho, Imana itabisenye nta wabisenya, Imana itabyubatse nta wabyubaka, Imana itabisohoye nta wabisohora, kandi Imana itabyinjije nta wabyinjiza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana itakurengeye, umuntu ntiyabona ibyo kukurengera. Utampaye urubyaro nta waruma, utampaye umwana nta wamuma, utampaye kubyara nta wabima, iki kigeragezo utagikemuye nta wagikemura. Ndabizi neza umugabo wanjye yakoze ibyo yagombaga gukora. Elukana ntacyo atampaye, sinje kumukuregera, nje kukwereka agahinda gakabije, agashinyaguro ndi gukorerwa n'uwo wahaye. Uwo wahaye kubyara ari kubifata akabinkubitisha. Data, ndakwinginze kugira ngo unkorere igitangaza kandi umpoza aya marira. Abivugira imbere y'Imana. Hariho igihe ibintu bitavugwa ukumva si n'ibintu wavuga, no gusenga ugasenga mu ibanga, kubera ko uri kubwira Imana. Imana yumva ururimi rw'umutima, Imana yumva, babwire ko yumva. Hana ngo anyeganyeze iminwa, ati anyeganyeze iminwa, ngo akajya avuga anyeganyeze iminwa. Eli ngo aramwitegereza, Eli ngo aramureba, aravuga ati ariko uzi ko uyu mugore yasinze? Uzi ko uyu mugore yaje gusindira hano mu rusengero?
uyu mugore ubu ntaje gusindira ahangaha ngo aramureba areba ibintu hana arimo. Reka mbabwire, ikigeragezo kiguhindurira seve, ariko n'igisubizo kikaguhindurira iyindi. Ikigeragezo gishobora gutuma umuntu aguhindurira izina, akakubatiza izina utari ryo, akakwita icyo utari cyo. Ariko ndagira ngo nkubwire ko n'igisubizo cy'Imana kirongera kikaguhindurira. Reka mbabwire, izina umuntu yiswe n'igihe arikurwaho n'ikindi gihe. Igihe cyaraje gituma Hana yitwa ingumba, ikindi gihe kije gituma yitwa umubyeyi. Ndagira ngo mbwire ngo hari igihe cyakwisa umushomeri, ariko hari igihe kigiye gutuma witwa munyakazi. Hari igihe cyakwise uwagumiwe, ariko hari igihe kigiye gutuma witwa mukarunaka. Hari igihe kiri gutuma witwa umukene, ariko hari ikindi gihe kizaguhindurira izina ukitwa umukire. Hari igihe kiri gutuma witwa amazina runaka, igihe kikwicaza ku gitebe, ikindi gihe kikagushyira ku ntebe. Igihe gituma wangwa, ikindi gihe kigatuma ukundwa. Ni Imana ikorera mu bihe, ni Imana y'ibihe, ni umwami w'ibihe, ni umusaza w'ibihe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ayi muri Yesaya niko yavuze. Ndagira ngo mbwire ko nyiri ibihe ari kumwe nawe, ugenga ibihe, uyoboye ibihe ari kumwe nawe, kandi azabiguhindurira ubireba n'amaso. Haleluya. Ahindura ibihe, uwari umushumba akaba ukomeye nka Dawidi. Ahindura ibihe, uwanzwe n'imiryango akaba ukomeye nka Yozefu. Nibyo bitwereka ko ahindura ibihe. Yahinduye igihe cya Esiteri, umwana w'imfubyi warerwaga na nyirarume nawe w'umuzamu. Igitondo kimwe akisanga ari umugore w'umwami. Ntaho yagiye, iracyahari, kandi ibiganza byayo biracyakora ibitangaza. Yahinduye igihe cya Yefuta, wanzwe yitwa umukuru w'amabandi. Igitondo kimwe akisanga ari umugaba w'Abisiraheli, ari uri kubarwanirira, arwanirira abamurwanyije. Nta hantu yagiye, iracyahari. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana urakomeje. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Izina wiswe n'igihe ugiye kurikurwaho n'ikindi gihe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ikintu Eli yihutiye kubwira Hana, ntabwo yihutiye kumusengera, ahubwo yihutiye kumwihanisha. Yihutiye kumubwira ngo uzageza he isindwe ryawe? Uyu mugore uzageza he iryo sindwe ryawe? Kumbona uri umusinzi, waje gusindira no mu rusengero. Muri biriya bihe ngo inganda zizenga inzoga ngo zari zo zikomeye cyane, ngo yari ari gutekereza ko noneho bageze ku rwego bari kunywa inzoga bakaza no mu rusengero bazinyweye basinze. Amugereranya n'icyo gihe, atangira kumwihanisha. Yes, nicyo gihe yamurebagamo. Niyo mpamvu nifuza na gato, ndakwinginze ntukarwane n'abantu, ntukarwane n'amazina witwa, ntukarwane n'ibyo ushinjwa. Idaca urwa kibera. Imana ireba ibyo batabona, Imana izi ibyo batazi, Imana yamenye ibyo batamenye. Igitondo kimwe iragukuraho izina itabagishije inama, iraguhindurira amateka itabasabye inkunga, iraguha intebe itayibasabiye. Uw'Imana ishaka kukugira we ntabwo ari ngombwa ngo ibimwemeranyaho n'abantu. Tuza. Ubutabera bw'Imana buri ku buzima bwawe, ubutabera bw'Imana buri ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rimbwiye ngo iki? Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo Eli
amaze kumubwira ngo uzageza he isindwe ryawe, wakwihannye waretse vino, wakwihannye waretse vino yawe, waretse gusinda, waretse inzoga. Yes, igihe kizatuma bakwita umunyabyaha, igihe kizatuma witwa igisambo, uzitwa indaya, uzitwa umurozi, uzitwa umwicanyi, uzitwa amazina menshi kubera igihe cy'ikigeragezo urimo. Ariko ndagira mbwire ngo n'ikindi gihe kiraje kugira ngo usubizwe agaciro kawe. Ubutabera bw'Imana bugusubiza icyubahiro cyawe, bugusubiza agaciro kawe, buguhoza amarira, bugusubiza izina ryawe rya nyaryo, buguha isura yawe ya nyaryo. Ubutabera bw'Imana. Aramwihanisha. Ndashimira Hana utarahangaye umutambyi. Nabona abantu bakwibeshya, abashumba ni abantu bakwibeshya, yagutoteza, yakubwira nabi, ashingiye ku bihe urimo. Benshi mwarakomeretse kubera amagambo abashumba bagiye bababwira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mubabarire, nawe ni umuntu. Yakwibeshyaho kubera igihe urimo, igihe urimo cyaguhinduye ubutari we, kiguha amazina atariyo. Yes, nta kibazo, mubabarire. Nzi neza ko mu gihe gitoya Imana igiye kugaragaza uwo uriwe n'izina ryawe. Imana igiye kugusetsa ibigusebya bigihari, igiye kuguha ubuzima buzira umuze, ibikwica inkota zimeze gutya, ibikwica bihari. Ibyo ngibyo ugiye kubigiriramo ubuzima. Imana igiye kuguha urubyaro, ubugumba bukiguhanze amaso. Imana igukoreye ubukwe, abakuroga abazi neza kutazashaka bagihari. Imana iguhaye gukikira kubyara, wari uzi neza kutazaheka agihari, abireba n'amaso. Imana iguhaye, Imana iguhinduriye amateka. Baba data we, Imana ikugiriye neza. Imana ikurwaniriye ibikurwanya bigihari, bikihagaze, bikikurwanya. Imana irakurwaniriye. Imana iguhaye gutsinda ibikunesha bigihari. Imana iguhaye Imana yo mu ijuru. Aleluya, aleluya, aleluya. Irakuzamuye ibikumanura bigihari. Imana iguhaye izina ibiri kwamura bigihari. Aleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Hana yahise aca bugufi cyane, yegera umutambyi, amusobanurira ibiri kumubaho. Ndakwinginze, uwo kubwira uzamubwire, uwo gusobanurira uzamusobanurire. Ariko si buri wese ukwiriye kubwira ibibazo byawe, ukwiriye kubwira amarira yawe. Bamwe mu bubwira ngira ngo nibo bashobora no kwifatanya na babandi kwishima yuko byibuze uzagira ibyo uvuga, ariko ugire n'ibindi ujya kuvugira hahandi kubifitiye ububasha. Kubera ko Hana yari yageze mu butabera bw'Imana, kandi akaba azi umuntu Imana yasize, umutambyi uri aho ngaho, uw'Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza, ushobora gutuma Imana ikora ikintu kandi itagiye inama na Hana. Mbibutse yuko iki gitangaza cyari kigiye kuba. Nta nama yari yabaye mu ijuru ngo babwire Eli ngo igihe cyo kubyara kwa Hana kirageze. Ahubwo umukozi w'Imana, umuntu Imana yasigiye kuyikorera, gukorana nayo. Nababwiye ko turi abakozi b'Imana kubwo kwemerera umuhamagaro, tukaba abana b'Imana kubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko twe turi abana bakora iwabo, turi abana bakorana na se. Ntabwo dukorera ibihembo, ntabwo dukorera Imana kubw'ibyo tuyishakaho, ahubwo dukora kubw'ibyo twayibonyeho. Aleluya, aleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo aragenda aramwegera, kuko yari azi neza ko ibiri kumubaho hari ububasha n'ubushobozi ashobora kubigiraho nk'umukozi w'Imana. Imana yahaye ubwo bubasha. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo aragenda aramwegera, amubwira ngo ashwi databuja, mu buryo bwo kuba hambo, bwo kwicisha bugufi. Aramubwira ati ashwi databuja, umuja wawe ntabwo nasinze. Oya, ntutekereze ko ndi umukobwa w'ikigoryi. Iyo nirangaje abantu. Ubu nanjye hari umuntu ushobora kuvuga ngo umukobwa wanjye, nkabyakira, kandi murabona ko nkuze. Ntutekereje ko ndi umukobwa w'ikigoryi, ahubwo ibintu byose wabonye nakoze,
imyitwarire wambonanye hano kuva nahagera, uburyo wabonye ibintu wabonye ndi gukora, ni umugore ufite umubabaro, nabikoreshejwe n'amaganya n'agahinda n'agashinyaguro bikabije. Ntabwo nasinze sinywa inzoga, nta nzoga nihana, nta vino nihana, ahubwo ibintu byose uri kubona ndimo, nasinze agahinda, nasinze amaganya, nasinze agashinyaguro gakabije. Ariko nagannye ubutabera bw'Imana. Ndi umugore ufite umubabaro, abibwira Eli. Urumva Bibiliya ntabwo igaragaza ko yamubwiye ngo ubu reba nagiye gushaka sinabyara sinagira ibyo bintu. Iyo igihe cy'Imana kigeze ku buzima bw'umuntu, ntabwo yirirwa avuga byinshi, oya, ntabwo yirirwa yisobanura. Niki gitumye urira kikagutera kwiheba? Niki kikwibagije ko ndi urutare rutanyeganyezwa? Amarira nareke gutemba, ukomeza ibyizerwa cyane. Namye ngufitiye urukundo, n'umwana wanjye arabyemeza. Umwanzi naza ujye usoma ijambo, ujye uririmba indirimbo z'amashimwe. Ntacyaza gutwara ngukunda, Satani yaratsinzwe koko. Aleluya. Eli ngo aramwitegereza. Reka nkubwire, umuntu tubaha udaciriye bugufi ntuzamutegerezeho igitangaza. Umukozi w'Imana utubaha utaciriye bugufi, kabone nubwo yaba yakoze ikosa nk'iryo Eli yari akoze ryo gushidikanya ko Hana ashobora kuba ari umusinzi, Hana aragenda aca bugufi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mwituze no mu byiringiro niho Uwiteka abonekera. Kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kugwa, ariko kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Cishe bugufi. Aramubwira ati ashwi, nta nzoga, nta businzi, ibi bintu byose kugeza ubu uri kubona nkora, seve mfite ndi umugore ufite umubabaro. Kabiri, ibyo ubona nakoze muri uru rusengero nabikoreshejwe n'amaganya n'agashinyaguro gakabije. Era ahita amubwira ati, ku rwego ubabara ugasenga kuriya, ku rwego ubabara ukarira kuriya, Imana yanyicaje aha, nizera nk'umubyeyi, nk'umutunzi w'imbabazi, ngiye kudekarara ikintu kandi kiraba. Kandi sinyivuga nka Eli, ndishingikiriza Imana. Ahita amubwira ngo ubu tuvugana hatarenzeho n'isegonda, genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguhereze icyo wayisabye. Ntabwo nshaka detaye, niba koko atari inzoga, sinshaka detaye,
niba atari ubusinzi akaba ari agahinda n'ako gashinyaguro, ikigaragara ufite ubigukorera, urwego ugezeho ukwiriye kurenganurwa. Ubutabera bw'Imana buravuze ngo genda amahoro, igendera amahoro. Waje ntayo ufite ariko genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguhereza icyo wayisabye. Genda amahoro, genda Imana. Reka nkubwire, mpagaze hano nk'umukozi w'Imana, mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana yampamagaye, iyera yaremye isi n'ijuru. Ndagira ngo nsengane n'uyu muntu, ndagira ngo mu kanya turi busenge, mu bubasha mpabwa n'Imana, mu bubasha mpabwa n'amaraso ya Yesu Kristo yamenekeye ku musaraba i Golgotha, ndagira ngo mvugane n'uyu mukobwa, n'umusore, n'umugore, n'umugabo, n'umusaza, n'umukecuru, n'umwana muto banyumva, bakurikira ijambo ry'Imana. Eli yaravuze ngo Imana iraguha icyo wayisabye. Yavuze nka Eli, yavuze nk'umufatanyabikorwa w'Imana. Twebwe mu isi turi abahesha b'umugisha. Reka nkubwire, ndahera ku izina nyirizina riri muri iri jambo ry'uyu mugore utarabyaraga. Reka nkubwire, mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana yampaye kubyara ibitsina byombi, nkabyara umuhungu, nkabyara umukobwa, nkabyara umuhungu. Reka nkubwire, fata ku nda yawe aho uri hose, aho uherereye hose, uhereye aka kanya, Imana iguha umwana zaba abana, zavemo abana. Imana y'amahoro, Imana itanezezwa n'amarira yawe, Imana idafite inyungu mu magambo ubwirwa, Imana idafite inyungu mu bitutsi utukwa. Uhereye aka kanya wakira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Amahoro y'Imana abe mu buzima bwawe. Yaramubwiye ngo genda amahoro, yabanje kumuha amahoro. Yesu Kristo agiye kujya mu ijuru, mbere yo kongera kutwohereza umwuka wera, yaravuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Yarabizi ko amazu tuzayiyubakira, yarabizi ko amashuri tuziga, yarazi neza ko, yarazi ibintu byinshi tuzabasha kubona nk'abantu, ariko akaba yarazi icyo tutabasha kwiha, tutagura amafaranga, tutahabwa n'imiryango ikomeye, tutahabwa n'amashuri, icyo bita amahoro. Ibiryo byiza bidafite amahoro ntacyo bitanze, inzu nziza idafite amahoro ntakivuze, urubyaro rutarimo amahoro, urugo rudafite amahoro, bizinesi itarimo amahoro, ibintu bidafite amahoro. Kandi amahoro nayo mu mutima indani, nayo muri Kristo. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Umurage w'amahoro ni umurage w'abana b'Imana. Uhereye aka kanya, ikintu cyose kikubujije amahoro, ikintu cyose cyakubuzaga amahoro, nanjye ndakibuza amahoro mu izina rya Yesu. Nyirukanye ku buzima bwawe, ndagitangariza ko gitsinzwe, ndacyambura ububasha, ndatura amahoro mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Amahoro, ijambo rirambwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni Uwiteka avuga. Ndatura amahoro ariko atari ayo mu byaha, ndatura amahoro yo muri Kristo. Kandi niba ibyaha urimo ari byo bikubujije amahoro, ukaba uyabujijwe n'ubusambanyi n'ubusinzi, ukaba uyabujijwe no kuraguza, ukaba uyabujijwe n'ubujura, ukaba uyabujijwe n'ibyo bintu byose ubamo by'ubutekamitwe, byo kurya ari uko wateze abantu ukabica, ukabiba, ukaba wumva ushaka amahoro, ukaba ufite amadolari atagira amahoro, ufite amayero atagira amahoro, amasefa n'amapawundi bitagira amahoro, ukaba ukomeye udafite amahoro. Reka aka kanya wakira inkuru nziza y'amahoro, inkuru nziza ya Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Umufite agira amahoro, agira amahoro. Haleluya. Nk'igiti hafi y'umugezi niko umutima w'umumerewe, no mu byago araririmba, araseka no mu bimusebya, ayiwe arazamuka no mu bimumanura. Ibyo nta wundi wabikora, ni Kristo. Ni utanga amahoro, agatanga amahoro impande zose, agatanga ihumura impande zose. Nta
wundi waguha amahoro, amahoro atari amahahano, amahoro batagura y'abasekirite hano ku bipangu, amahoro atangwa na Yesu. Ayo ngayo amahoro waryama ugasinzira, nta mahoro y'umunyabyaha. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Kristo agutegeye amaboko, arifuza nawe kukugira umunyamahoro, arifuza kukugira umunyamahoro, ubuzima burimo amahoro, arifuza kuguha agakiza, arifuza kugukiza ibyo byaha, ibyo bintu uzi byakunaniye, ibyaha byakwizingiyeho, ubwo buzima bw'ibyaha wahisemo. Ndagira ngo nguhe inkuru nziza y'amahoro, wakira amahoro ariyo Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri wowe. Ndagira ngo uherereye hose ku isi wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, uvuge ngo mwami Yesu, nkimara kumva ubutumwa bwiza kuri amahoro, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uhereye none izina ryanjye uri kure mu gitabo cy'urupfu, ahubwo uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Mba umwana wawe, mbohorwe, nanjye nakire amahoro. Uhereye aka kanya ndakwiyeguriye, unyobore kuzageza mvuye muri iyi si. Amen, amen. Amahoro ya Kristo abaye muri wowe, uhindutse icyaremwe gishya. Ijambo ry'Imana yavuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo nukorera bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Uhereye aka kanya Satani ntazakugarurira amajwi yo kuguciraho iteka. Wakire amahoro, akira amahoro. Amahoro umuntu utayemerewe n'umwe n'umunyabyaha. Ibyaha ntibitanga amahoro, ariko hirya y'ibyo ndavugana n'umutima unyumva, ndavugana n'umuntu urimo kunyumva. Ikintu cyose cyakubujije ibyo wemerewe, ubutabera bw'Imana butanze itangazo ngo uhereye aka kanya ba mu mahoro wemerewe, abana bawe babe mu mahoro, ubuzima bwawe bube mu mahoro, bizinesi yawe mu mahoro, ibintu byose bibe mu mahoro. Buri ntambara yose ntabwo izareka kuba, ariko uzaba ufite amahoro. Uzagira amahoro atari amahahano, ibintu byose bizagusanga mu mahoro, umubiri yose izajya igusanga mu mahoro. Imana iguhaye amahoro nk'ubuzima, Imana iguhaye amahoro nk'umwambaro, Imana iguhaye amahoro nk'inshuti yawe ya bugufi, Imana iguhaye uburiri bw'amahoro, Imana ikorosha amahoro, uryamye mu mahoro, wiyorosha imbabazi. Amahoro atashye mu rugo rwawe, amahoro atashye mu bavandimwe bawe, amahoro atashye mu muryango wawe, amahoro atashye mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro, genda amahoro, genda amahoro. Turacyari ku mahoro. Genda amahoro, icara amahoro, sinzira amahoro, curuzanya amahoro. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ba mu mahoro, igana amahoro. Data we, rwarana amahoro. Amahoro niyo yabanje. Amahoro, amahoro. Ako kanya ntabwo ubugumba bwari buvuyeho, ariko habanje amahoro mu bugumba. Aka kanya amahoro, amahoro. Banza wumva amahoro muri urwo burwayi, banza wumva amahoro muri icyo kigeragezo, banza wumva amahoro muri izo ntambara. Amahoro we, amahoro. Oh haleluya, amahoro. Oh amahoro, amahoro, amahoro. Oh haleluya. Ndumva amahoro, ndumva umutuzo, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ajya ahumuriza abayafite we, arabahumuriza. Uhumurizwa nuhungabanye, nuri mu bibazo, amahoro y'Imana naguhobere. Oh amahoro naguhobere kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Amahoro nabanza guhobere muri ubwo bukene. Banza wumva amahoro, banza wumva inkuru nziza y'amahoro muri ako gahinda, muri izo ntambara. Banza wumva amahoro, banza uba amahoro, banza uba amahoro. Utuze uhagarare, wenjoyinge amahoro yawe, uyenjoyinge, wumva amahoro. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Njyamye mu mahoro, niyoroshe imbabazi, urukundo rwe nirwo rungose. Ukuboko kw'ibumoso
kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese niki nabasha kuba. Banza wenjoyinga amahoro. Habanje amahoro. Kristo ni umwami w'amahoro. Haleluya, haleluya. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi muzabyongererwa. Banza wumva amahoro. Amahoro natembe mu magufwa no mu misokoro. Ayiwe, banza uryamana amahoro, ubyukana amahoro. Ako kazi banza wumva amahoro. Intambara zigiye kurangira, ziraza kurangira, ariko mbere ya byose amahoro. Amahoro we, amahoro yo, muhana amahoro ya Kristo. Ugende ahura usuhuza abantu, ujye ubabwira ngo amahoro, amahoro ya Kristo. Ntabwo wayavuga utayafite. Amahoro Yesu aha abantu be, nagira akagero we ngajya ahumuriza abayafite, ngo utayataye ntago wayakurwaho. Amahoro banza, amahoro, amahoro, haleluya. Imbuto y'amahoro ibibwa mu mahoro, mbaye ubutumwa nimuha n'amahoro. Yaravuze ngo ntabwo nyabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ubana n'umuntu nyuma y'ikimwero ukamubwira ngo wampaye amahoro wa mugabo we, wampaye amahoro wa mugore we. Amahoro adaturuka mu kunywa inzoga ngo nizo zatuma uryama ugasinzira. Oya, amahoro adaturuka mu itabi, amahoro adaturuka mu biyobyabwenge, amahoro adaturuka mu mafaranga sha yo. Amahoro adaturuka mu mayero n'amadolari n'amasefa n'amapawundi. Amahoro adatangwa nuko umuntu aryamye muri etaje. Amahoro adaturuka mu kwitwa mu karunaka nubwo ari byiza. Amahoro, akira amahoro. Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Amahoro ya originali y'umwimerere, atavangiye, atari pirate, atangwa na Kristo wenyine. Ntabwo atangwa n'inzira zose dushobora kwishakishiriza. Kristo ni umwami w'amahoro. Umufite uba ufite amahoro. Haleluya, haleluya. Isi izagutinya, ibigeragezo bizagutinya, bizavuga ngo ko agifite amahoro, ko twamubujije amahoro tukaba tubona atemba inseko ku maso. Ese ko twamuzengereje tukaba tubona amahoro. Amahoro naguhobere, amahoro nakubera ubuzima. Habanje amahoro, habanje amahoro. Ni ukuvuga ngo habanje Kristo, umwami w'amahoro. Mu kintu cyose utekereza, reka Kristo abanze, ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kristo niwe gukiranuka kw'Imana. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kristo niwe gukiranuka kw'Imana. Niwe mwami. Ubwami bw'Imana ni Kristo, amahoro ni Kristo. Reka Kristo abanza kuganze, reka ganze imitekerereze yawe, reka ganze ubuzima bwawe, reka abanza kuganze. Iyo Kristo akuganje, ijambo rivuga yamuduhaye, yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Kristo twaramuhananywe na biriya byose uri kurwana nabyo. Hana yabanje guhabwa amahoro. Genda amahoro. Hirya y'amahoro arabwirwa ngo Imana iguha icyo wayisabye. Haleluya, haleluya. Jewe ndakubwiye ngo Imana iguhaye icyo wayisabye. Mbere ya byose ni amahoro, ni Kristo. Imana imuguhananye n'ibyo wayisabye byose. Imana imuguhananye no guhozwa amarira. Imana imuguhananye no kumarwa umubabaro no gushira umubabaro. Genda amahoro. Reka nkubwire, haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo yaragiye akigenda. Ndagira mbabwire ngo ntabwo Hana yari akeneye umwana mbere y'ibindi bintu byose. Hana yari akeneye amahoro. Niyo yatumye acya mu maso. Yabanje guseka mbere yo gutwita. Yabanje guseka, kwishima mbere y'uko umwana ajya mu nda. Yabanje amahoro. Ukeneye amahoro. Hana yari akeneye amahoro. Ukeneye Kristo nk'umwami w'amahoro mu buzima bwawe. Amaze kubona amahoro, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo aragenda aracya mu maso. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Twakongera tugasoma, yaragiye ngo aracya mu maso, aragenda aracya mu maso. Haleluya, haleluya.
ngo uwo mugore aragenda, ngo nuko uwo mugore aragenda arafungura. Gufungura ni ukurya. Amaze gufungura, mu maso we nihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Aragenda arafungura, mu maso ntongera kugaragaza umubabaro ukundi. Ndashaka kukubaza ko yananirwaga kurya, yafunguye kuko Penina yapfuye? Yafunguye kuko yabonye Samweli? Oya, yafunguye kuko yakiriye ijambo ry'amahoro. Yafunguye kuko yakiriye amahoro muri we. Ngaya amahoro, amahoro meza atangwa na Yesu. Mahoro meza ntatangwa n'inoti, atangwa na Yesu. Amahoro meza ntatangwa n'umugore, atangwa na Yesu. Amafaranga ntiyatanga amahoro, atangwa na Yesu. Ubuzima bwiza ntibwatanga amahoro, atangwa na Yesu. Kuba umukire n'ibitanga amahoro, atangwa na Yesu. Ngaya amahoro, amahoro meza atangwa na Yesu. Nubwo hazi ibyago byinshi ndamahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Ye baba we, Hana yarakeneye amahoro. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Hana yarasetse, aracya mu maso, arafungura. Samweli ataravuka yabonye amahoro. Ndagira ngo nkubwire, Yesu ari hejuru y'ibintu byose utekereza. Uru rubyaro uri gusaba, urufite udafite Kristo, n'ubundi ntiwareka kurira. Aya mayero, aya mafaranga ugiye kubona, uyabonye nta Kristo, n'ubundi ntiwareka kurira. Izi nzu nziza, aya ma etaje, abagore beza, abagabo beza, ibiki byose ntacyo bizakumarira Kristo atabirimo. Kuba mu bintu Kristo atarimo ntaho bitaniye no gutura mu icumbi ry'amarira. Ubuzima ni Kristo, ibyishimo ni Kristo, imibereho ni Kristo, amahoro. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Mwabyumvishe? Byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Mwabyumvishe? Genda amahoro. Reka amahoro ya Kristo aganze ikigeragezo cyose ufite. Reka amahoro ya Kristo aganze ubukene, aganze uburwayi, aganze intambara. Reka amahoro ya Kristo. Imana iguhaye gusekera mu mahoro ya Kristo, ibigusebya bigihari. Imana ikuzamuriye mu mahoro ya Kristo, ibikumanura bigihari. Imana iguhereye ubuzima muri Kristo, ibibukwambura bigihari. Ntabwo bisabye ko Penina apfa. Oya, nta nubwo bisabye ko umurozi apfa. Ayo masengesho bana ndica umurozi, nawe akeneye kumenya Imana, akeneye Kristo, nawe akeneye agakiza nk'uko nawe wakabonye. Twese twari babi. Masengesho musenga, reka nkubwire, ndagusengeye kugira ngo ukurwanya azabona ibyiza Imana ikora. Narangiza apfukama avuge ngo Mana ya runaka, ariko simusabira gupfa. Apfuye waba nta buhamya buhari, nta nyungu z'ikigerageza apfuye zihari. Byibuza azamenya Imana kubera wowe. Azavuga ati naramwishe ntiyapfa, ndamurangiza ntiyarangira, mukuraho ntiyavaho, ndamurwanya sinamutsinda, ndamubabaza ntiyababara, namukoreye ibi n'ibi biranga. Menye neza ko Imana yizeye ari ishobora byose. Kristo uri muri we afite ububasha n'ubushobozi. Reka nanjye mwizere. Ijambo rirambwira ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani,
kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhindukira. Oh haleluya, imirimo yawe myiza, ingeso zawe nziza hagati y'abapagani nizo zizabatera guhindukira. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ahita amubwira ngo Imana ya Isiraheli iguhereza icyo wayisabye. Imana yaguhaye Kristo imuguhanye n'icyo wayisabye. Ntabwo kindeba, sina ngombwa ko nkimenya. Icyo namenye nuko ngihabwira ijambo hari umutima wariraga. Icyambere, amarira arashize ku bwa Kristo. Kristo niwe mpoza amarira. Kristo niwe mpoza amarira yacu. Amarira arashize kubwo kugira Kristo. Wakiriye amahoro. Reka nkubwire, ugiye kujya wicara mu mahoro kandi biyakubuza bihari. Ntabwo isi izaba ijuru, naho ibintu bigenda uko tudashaka, ariko uhawe gift ikomeye cyane y'amahoro, ariyo Kristo, yo kwicara muri ibyo bintu byose ukabyicaranamo amahoro. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ugiye kubituramo mu mahoro, kandi igitondo kimwe nabyo bizayoboka amahoro ufite. Ntabwo waha abantu amahoro nawe utayafite. Kristo aguhaye amahoro kandi ugiye gutanga imbuto y'amahoro, ibibwe mu mahoro, ubutumwa bw'amahoro. Ugiye gutanga ubutumwa bw'amahoro, nta mpamvu yo gutanga ubutumwa bw'intambara. Wowe uri umunyamahoro, umurage wawe ni uw'amahoro. Basigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ubutabera bw'Imana bugushubije ibyo wari wemerewe. Cyari cyarakubujije amahoro kirayabuze nacyo. Imana iguhaye amahoro. Uri hagati biyakubuza, Imana iguhereyemo amahoro. Iguhaye guseka, iguhaye imbyino, Imana iguhaye kuba mu isi yawe nkaho utazi ibiri kuba, nkaho utazi ibiri gukorwa, nkaho utazi ibiri kuba. Guhaye indirimbo z'amahoro. Haleluya. Nk'igiti hafi y'umugezi ni ku mutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakaka n'itoto. Kadushimire Kristo. Imana iguhaye icyo wayisabaga. Full stop. Point and. Imana iguhaye icyo wayisabaga. Imana iguhaye icyo wayisabaga. Ikiguhanye na Kristo, ikiguhanye n'amahoro ya Kristo. Imana iguhaye icyo wayisabaga. Genda amahoro, Imana iguhaye icyo wayisabaga. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ko nta nama yari yabaye ngo ijuru rivugane na Eli ko hana Imana yamushyize akagufuri kunda. Oya, igihe cyose Imana ikorera mu kanwa k'abakozi bayo, mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana yampamagaye. Wakira amahoro, uyakirane n'icyo wasabaga Imana. Reka dushimire Imana. Wakira amahoro, uyakirane n'icyo wasabaga Imana. Icyo cyari kiguteye amarira n'agahinda birabanje birashira kubw'amahoro ya Kristo. Reka nkubwire, banza wakire Kristo nk'amahoro muri wowe, kuko urubyaro rwaza ariko ugakomeza ukarira. Amafaranga wayabona ugakomeza ukarira. Inzu nziza wazibamo ugakomeza ukarira. Wabaho neza ugakomeza ukarira. Kristo niwe mwami w'amahoro. Niwe batazaguteranyaho ngo bikunde, niwe batakwambura ngo bikunde. Akira amahoro, uyakirane n'icyo wasabye. Yarabanje aracya mu maso arafungura, umwana yaje nyuma. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo amaze gusama, oh haleluya, arabyara. Elukana ajya gutamba ibitambo aramubwira atoya, oya, njyewe nahize ko umwana nzabyara nzamujyana amaze gucuka, muturu Uwiteka wowe iminsi yose. Mu muhigo Hana yahize yaravuze ngo nunyibuka ukampa umwana w'umuhungu. Ntabwo Imana yibagirwa, n'uburyo bw'imisengere y'umuntu uri mu gahinda. Aba yumva Imana yaramwibagiwe, yego, ariko ntabwo Imana yakwibagirwa umwana wayo, ntabwo bikunda. Nzamugutura. Reka nkubwire,
ntabwo Imana ifite amafaranga yo kuduha ngo tujye kwiyemera no kwihimura ku banzi bacu. Oya, ntabwo Imana ifite amazu yo kuduha, ingo zo kuduha, ubuzima bwiza bwo kuduha ngo twihenure kuri ba mukeba tuvuge ngo wankoreye ibi none. Iyo ntabwo ari Imana, ibyo Imana ntabyo ifite. Imana ifite ibintu byo kuguha kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro, byubaka ubwami bw'Imana. Buri kintu cyose ugiye kubona ni icyo kubaka ubwami bw'Imana, ntabwo ari icyo gucyurira ba bandi, ntabwo ari icyo kubishima, ntabwo ari icyo kuvuga ngo nanjye ngo meze uku, ngo mwangize uku none meze uku, wanyuriye ibi wanyisuye none nduyu. Oya, ibyo mu bwami bw'Imana ntibirimo. Gusa Imana igiye kubikora byo, Imana igiye kubikora. Aho waririye uzahasekera, aho watsindiwe uzahatsindira, aho wababariye urumva, aho ngaho uzahagirira amashimwe, aho wasuzuguriwe uzahubahirwa. Uwakwanza azarara kurota, uwakwimye amata uwakwimye amazi azakwingingira amata n'amavuta yayo. Reka nkubwire, ibyo byo bizaba, ariko si igihe cyo kubibutsa inabi, si igihe cyo kubabwira ngo ni igihe cyo kubaka ubwami bw'Imana, ni igihe cyo kuzababwira ngo Yesu ashimwe, ni igihe cyo kuzababwira sorry. Urumva, Imana igiye kugaragaza isura yawe ya nyayo, Imana igiye kugaragaza uwo wari uriwe. Hari abantu batakumenye, hari abantu batagusobanukiwe, bamwe baranaguhunga, ariko igihe kirageze ngo Imana bamwe na bamwe ibereke ko bahunze zahabu bayita icyondo. Imana igaruye icyubahiro cyawe, wa mugabo we, sinzi niba unyumva. Igihe kirageze kugira ngo abo bantu Imana ibaha ubutumwa utavuze. Icyo Imana igiye kukugira cyo si ngombwa ngo ibikemeranyaho nabo, ahubwo ugiye kuba we, icyo ugiye kuba cyo kizabaha ubutumwa utavuze. Bamwe bazatinya kugusanga, abandi bazatinya kugusuhuza, ariko amahoro ya Kristo uzayajyana yabahereze, ubabwire ngo nda amahoro, tubana amahoro. Namwe ntago mwari mwebwe. Cyari igihe nari ndimo cyo kubwirwa ari amagambo, cyari igihe nari ndimo cyo gufatwaho ijambo, cyari igihe nari ndimo cyo guhemukirwa, cyari igihe nari ndimo cyo kwangwa, cyari igihe nari ndimo cyo guhimbirwa ibinyoma, cyari igihe nari ndimo cyo kwitwa amazina, ariko nyirizina izina ryanjye niri. Nduyu nguyu niwe Imana yashakaga komba we, nduyu burya rwa rugendo rwose nari ndimo, n'uyu nari ngiye kuba we. Uzababarire, uzabahobere, uzabasange. Haleluya, kuko Imana irabikoze. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe rifite ububasha n'ubushobozi, tugushimiye imigambi udufitiye, tugushimiye ineza yawe, ngushimiye amahoro uhaye uyu mukobwa ariyo Kristo, kandi ngushimiye ko umumuhanye n'ibyo yagusabaga byose. Ngushimiye amahoro uhaye uyu musore, ayo uhaye uyu mugore, ayo uhaye uyu mugabo, umusaza, umukecuru, umwana muto, umuntu wese warunkurikiye. Ndagushimiye ku bw'aya mahoro Data, amahoro atari amahahano, amahoro nk'umurage. Urakoze Papa, urakoze, kandi ndagushimiye ko ubimuhanye n'ibyo yagusabaga byose. Ndagushimiye ko umuhaye guseka ibimusebya bigihari, umuhaye gusekera muri Kristo ibimusebya bigihari, umuhaye kuririmbira muri Kristo ibimurimbura bigihari, umuhaye gutsinda ibimutsinda bigihari, umuhinduye umutsinzi ndetse no kurushaho muri Kristo. Papa, uramutsindishirije, umuhaye kuzamurirwa muri Kristo ibimumanura bigihari, umuhaye amahoro. Kristo niwe mwami w'amahoro, niwe wavuze ngo ndabibabwiye kugira ngo mugire umubabaro mu isi, ariko muri nge mugire amahoro kuko nanesheje isi. Amahoro, urakoze Kristo kubw'umurage mwiza waduhaye w'amahoro. Urakoze kubw'aya mahoro atemba nk'uruzi. Haleluya, haleluya. Urakoze kubw'aya mahoro, icyubahiro ni icyawe. Urakoze kubw'aya mahoro. Kabiri, urakoze kubw'iki ngiki kibaye. Uyu mukobwa uramushimishije kandi umushimishirije aho yababariye. Urakoze ko umugambi w'Imana ukomeje kuri aba bagabo bari bakurikiye ijambo. Urakoze kubwo bakiriye agakiza, urakoze kubwo abakijijwe, urakoze ko amahoro atari ay'abanyabyaha, urakoze ko Kristo ari wowe gukiranuka kwacu, wakwakiriye umukuraho iryo zina ribi. Urakoze, icyubahiro ni icyawe. Turagushimye Kristo, ushimwe, ushimwe. Haleluya, 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 haleluya. Ushimwe Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushimwe. Haleluya. Amen, amen, amen. Yesu ushimwe, Yesu ushimwe. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kristo ushimwe.
Oh, aleluya, aleluya. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Amen, amen.